Umwami Salomo ni muntu ki wasabye ikintu kidasanzwe hanyuma Imana ikamuha ibyo yasabye byose ikamwishimira. Salomo ni umwami, niwe wasimbuye Dawidi akimara gupfa nkuko yari umuhungu we, kandi Salomo yahindutse umwami mwiza. Umwami, muraho neza nshuti muteze amatwi ikiganiro Kamera Gospel TV Show, ni ikiganiro life skills cyangwa se ubuzima n'ubumenyi muri rusange. Turabarakira ko dukurikira buri munsi kuri Kamera Gospel TV Show kugira ngo turusheho gusobanukirwa neza ibyo bamwe mu bakurambere bacu, bamwe mu nshuti zacu, bamwe mu bo twabonye cyangwa twamenye uko wabayeho kugira ngo ubuzima bwabo buhinduke ubuzima bw'agaciro. Kuri uyu munsi twabateguriye kuganira ku kiganiro cy'umugabo witwa Salomo. Salomo ni umugabo uzwi cyane muri Bibiliya, ni umugabo uzwi cyane abantu benshi bazi, ariko wabaye igitangaza. Umugabo wabaye igitangaza nkuko tubibona mu nkuru zo muri Bibiliya ndetse ko bagiga mu mateka. N'umugabo wabayeho, niwe mwami wa nyuma wabayeho w'igihugu cya Isiraheli, atuma igihugu cya Isiraheli gihinduka kimwe mu bihugu byamenyekanye cyane, bihinduka igihugu cyagize amateka akomeye ku isi, cyatanze urugero mu miyoborere, gitanga urugero mu iterambere, muri tekinoloji ndetse n'ibindi bihambaye. Uyu munsi wa none uyu mugabo twa Salomo turamuvugaho cyane tugendeye ku nyandiko ziri mu byanditswe biri kuri mudasobwa, murandasi, ndetse n'ibindi biri muri Bibiliya, bamwe bita ibyanditswe byera. Umugabo witwa Salomo ni umugabo agaragara nk'umugabo w'intwari cyane udasanzwe. Papa we akaba yitwaga Dawidi. Dawidi ni umwami uzwi cyane mu gihugu cya Isiraheli, ni umwami wakoze ibitangaza mu gihugu cya Isiraheli, yabaye umwami w'indwanyi cyane, ufite amateka akomeye cyane mu burwanyi, yavanye igihugu cya Isiraheli mu munyagano, kandi byagaragaye yuko ari umuntu udasanzwe mu gihe cyose yakoze, arimo kugaragaza ishusho n'isura idasanzwe y'Abanyayisiraheli, bwa bwoko bw'Imana bwatoranijwe. Rero nibwo akimara gupfa nibwo umuhungu we Salomo yahindutse umwami, kandi Imana imugaragaza nk'umwami wari ufite ubudasa, ubudahangarwa n'igikundiro cyinshi, kuko niwe mwami bavuga ko yagize kumenyekana kudasanzwe, yagize igikundiro kidasanzwe ku Bayisiraheli ndetse no hanze yacyo. Afite amateka rero atandukanye, ariko amwe mu mateka yatumye amenyekana cyane bisobanurwa ko yabaye umugabo w'umunyabwenge cyane, umugabo w'umuhanga, umugabo udasanzwe, umugabo wigaragaje mu buryo budasanzwe, umugabo Imana yahaye ubwenge n'igikundiro n'igitinyiro bidasanzwe. Agaragara cyane mu nkuru ivugamo abagore babiri bari bafite abana bombi, ariko umwe muri abo bagore yari yapfushije umwana. Hanyuma igihe cyo kubacira urubanza ngo bamugeze imbere, akoresha ubwenge budasanzwe. Muri kino gihe cya none umuntu akeneye ubwenge budasanzwe kugira ngo akore iby'igiciro kidasanzwe. Niyo mpamvu y'ikiganiro ni ukugira ngo buri wese agire ibidasanzwe, abeho ubuzima budasanzwe, ubuzima gukora ibidasanzwe, kugira ngo ukize igihugu, kugira ngo ukize itorero, kugira ngo ukize umuryango, ugomba kuba ufite ibidasanzwe muri wowe. Salomo rero hari amagambo ngira ngo dukoreshe. Hari umuntu wavuze ngo iyo ntacyo ubwira Imana kizima, nayo nta kigukorera kizima. Ntacyo wabwiye Imana kizima, nta kizima kindi nayo yagira gute yagukorera. Salomo ni umugabo w'Imana yegereye, iramubaza ngo none wumva nagukorera iki nk'umwami, urumva nagukorera iki? Aravuga, asaba ikintu kidasanzwe. Ikidasanzwe yavuze ni iki? Ahangaha nagira ngo wowe dukurikiye wumve ikidasanzwe mu buzima bwawe ukeneye bwa buri munsi. Iyo usabye ikidasanzwe, Imana kugira udasanzwe. Salomo ahangaha yasabye ubwenge, aba umugabo w'umunyabwenge udasanzwe, abami bo mu bihugu byegeranye nawe n'abandi bavuye muri Afurika bagiye kumusura kubwera ubwenge budasanzwe n'ubuhanga budasanzwe yagaragaje mu gihe cye. Ntabwo yasabye kumenyekana ku isi, ntabwo yasabye kugira amazu y'ibitabashika, ntabwo yasabye kugira amamodoka cyangwa korutege zikomeye, ntabwo yasabye kugira imitungo myinshi, ahubwo yasabye ikintu kidasanzwe, aricyo cyitwa ubwenge. Yasabye ikidasanzwe, Imana imugira udasanzwe. Ese mu buzima bwawe usaba ibisanzwe?
usaba inzu, usaba amafaranga, usaba imodoka. Ibyo ni ibisanzwe wakora ukabigura, ariko ibyo byose ntago wabigira udafite ikigufasha kubitwara ku murongo. Ikigufasha kubitwara ku murongo rero ni ubwenge. Ikigufasha kubitwara ku murongo ni ukumenya Imana, ni ukwizera Imana, ni ukwizera Kristo utanga ubugingo, ni ukwizera Kristo muzima watanze ubugingo, watanze icyerekezo cyo kubaho, watumye isi igira ishusho, watanze amaraso yo kugira ngo uzamwizera wese akizwe ahabwe ubugingo buhoraho. Uyu mugabo Salomo icyo yari agifite muri we, yari azi ko Imana ariyo yavanye abami n'abami ku ngoma, ikimika se wakoreye Imana, se wabyiniye Imana, se warwaniye igihugu. Hanyuma ibyo yamwumvanye, umupango yari afite wo kubakira inzu, urusengero rudasanzwe, uwo niwe nawe yakurikiyemo, arawukuriramo, awujyamo, yija mu mugambi, yubaka urusengero rw'Imana Yerusalemu, ararumurika, aravuga ngo umuntu wese uzava aho ariho hose akaza mu gihugu cya Isiraheli kubwo gusenga, kubwo gusura inzu y'Imana mu gihugu cya Isiraheli, ngo Imana izamwumve ikore ibidasanzwe ku byo yifuza. Uwo niwe mugabo wabayeho igitangaza, wamenye gusaba ibidasanzwe, yamenye gusaba ibidasanzwe, aba udasanzwe. Amateka yandi ya Salomo bamwe bamuvugaho byinshi cyane, ariko Salomo yari umuhanga. Salomo avuga ko yabaye ikirangirire mu kugira abagore benshi. Yagize abagore benshi, yagize abantu benshi cyane, bitiriwe izina rye nk'umwami. Icyo gihe byari bisanzwe. Salomo yaje kuba umuntu udasanzwe mu kugira abagore benshi. Salomo yabaye umuntu udasanzwe ubakiye inzu y'Uwiteka. Salomo yabaye umuntu udasanzwe, ariko ibyo byose yari afite ikibimutera. Hari impamvu. Ubwenge bushobora gutuma ukora ikintu cyose kikakugendekera neza. Buriya ubwenge nibwo soko y'ibintu byose. Ubwenge nibwo soko y'amafaranga ukayatunga neza. Ubwenge nibwo soko ya fame cyangwa se kwamamara, ukabigendamo neza bikakubera byiza. Ubwenge yari afite bwamuheshaga ubushobozi bwo gukora ibyo abandi bagabo basanzwe batakora. Ntago yari umugabo usanzwe. Ibyo yakoze si bisanzwe. Ntago wamwigana ngo ukore nk'ibyo yakoze, kuko ntusanzwe nkawe. Uri umugabo usanzwe mu bandi bagabo, niba utaramenye guhitamo gusaba iby'ubwenge, niba utaramenye kumenya guhitamo ikibanza kurusha ibindi. Ntago igihe yasabye ngo amafaranga menshi, kumenyekana kwinshi, cyangwa kugira abagore benshi. Hoya, si ibyo yavuze. Uyu muntu wavuze ngo niba ntacyo ubwira Imana kizima byihorere. Niba ntacyo ubwira Imana kizima, ntabwo izirirwa ibikoraho. Hari igihe dusaba tugasaba nabi, hari igihe dutekereza tukifuza nabi. Kavuga ngo hari nimubara amafaranga nzaba umukire, babandi bose bansuzuguye nanjye nzabasuzugura. Ntabwo ari ibyo ngibyo. Imana ikunda umuntu usaba icy'agaciro. Imana ikeneye umuntu umenye icy'agaciro, gishobora gufasha igihugu muri rusange, gishobora gufasha sosiyete atuyemo. Uyu mugabo witwa Salomo agaragara nk'umugabo utarigeze uba selfish. Mu Kinyarwanda ni umugabo utikunda, umugabo utirebaho wenyine gusa, ni umugabo ureba igihugu muri rusange, umugabo ureba inyungu za rusange. Uyu mugabo kubera ubwenge yari afite, byamuhaga guca imanza mu buryo bukwiye. Yacaga imanza mu buryo budasanzwe, yacaga imanza mu buryo bwa kinyamwuga, cyangwa se uburenzi bwa kinyamwuga, kuko yari umunyabwenge bupfa ku Mana. Nibwo twavuzemo abagore babiri bose bashaka gutwara umwana, ngo byarangiye nyina w'umwana amubwiye ati oya, ngo yafashe inkota mu bwenge bwe. Ibaze guca urubanza ukoresheje inkota. Yafashe inkota ngo aravuga ngo ngiye gufata uyu mwana mukatemo kabiri, mwese mubagabanye. Ntago bisanzwe. Uyu mugabo yarazi ubwenge. Ngo nyina w'umwana aratambaza, aravuga ati oya, wimwica, wimusaturamo kabiri, kuko n'uwanjye ndabizi. Basi namutwara kure, namutware basi azabeho. Abantu benshi muri icyo gihe ntabwo bateye, baravuga ngo twese duhombe, homboka. Oya, ntabwo ari homboka. Imana irashaka abantu bavuga ngo oya, turashaka gukiza, turashaka kubeshaho, turashaka gutanga ubuzima. Unyuze ku muntu urembye, unyuze ku muntu urwaye, ntacyo wumva wakora, ntacyo wumva wamumarira, ngo ntibikureba. Abantu ibindeba ntabwo ari Imana ikeneye. Imana ikeneye umuntu uba responsable. Imana ikeneye umuntu utirebaho gusa. Icyo umugabo yakoze cyatumye hamenyekana nyina w'umwana nyakuri. Aravuga ngo genda, wa mubyeyi we ni wowe mama w'umwana. Kandi ko byari ukuri.
icyo gihe ntabwo hari ibimenyetso bya forensic laboratory cyangwa se ibimenyetso bya gihanga, ariko yagaragaje ikimenyetso cya gihanga kigaragaza nyina w'umwana uwo ari we. Nkubwire yuko ubuzima bukeneye ikidasanzwe. Numara kumenya gusaba ikidasanzwe, Imana yo mu ijuru, Imana imenya byose, Imana ishobora byose, Imana ifite byose, izaguha ibidasanzwe. Ibyo wifuza byose bizazana n'ikidasanzwe wasabye, icyo wabwiye Imana kidasanzwe. Uyu mugabo rero unejeje cyane, umugabo ushimishije cyane, bigaragaza ko we ku gihe cye ibyo yakoze byose byari positive, byari ibintu by'agaciro, byari ibintu bisobanutse, byari ibintu byatumye igihugu cye cyaguka, igihugu cye kiramenyekana, igihugu cye kigaragaramo iterambere n'ubukungu bidasanzwe. Abantu benshi, abami benshi baramuyoboka, bajya kumushimira, bajya kumutura, bajya kumubwira ko ari umuntu w'intwari. Yagize ibyo twakwita foreign affairs ministry ikomeye cyane, yaraguye, ibintu bigenda neza. Wowe kuri iki kiganiro ndagira ngo ugumye ukurikira ibi biganiro byacu bitandukanye tuzajya tuvuga muri iki kiganiro, kandi ushyire muri comment ahagana hasi niba hari icyo wifuza ko twaganiraho. Abagabo b'intwari cyane babayeho, abariho n'abazabaho, ahari twabatekerezaho. Turavuga ibi byabaye kugira ngo bitwubakire ejo hazaza. Turavuga ibi byabaye, turavuga abagabo b'ahantu babayeho mu gihe cya kera kugira ngo bakubake. Ushobora kuba ufite ikigo uyoboye, ushobora kuba ufite inzira cyangwa se ibyo urimo atekereza kubaka, umuhamagaro wawe mu buzima bwawe, mu rugo rwawe, mu muryango wawe, ariko ukeneye gutekereza ikidasanzwe. Witekereza nk'umuntu usanzwe. Ibisanzwe ni ibisanzwe, wabibona ahantu hose, ibisanzwe wabyumva n'abantu bose, wabisanga n'abantu bose, ariko ukeneye kuba umuntu udasanzwe. Ukeneye kuba umukobwa udasanzwe, ukeneye kuba umugabo udasanzwe, ukeneye kuba umugore udasanzwe, ukeneye kuba umwana udasanzwe, ukeneye kuba umuntu udasanzwe muri system y'ubuzima bwawe kugira ngo ubone ibidasanzwe. Rero ndagira ngo narikire gukora subscribe ndetse no gukora share kuri ibi biganiro byacu kugira ngo udutere inkunga bigere kuri benshi. Murakoze cyane, nakagaruka. Turabifuriza kugira ibihe byiza, ugumye ube hafi yacu cyane, ukore ukazogera kugira ngo ibiganiro byose dushobora gushyira hano ubashe kubyumva no kubibona mu buryo bukoroheye. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza. Ciao ciao.